Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Nonaha tubazaniye inkuru y'umusore witwa Kamanzi, aho yahanganaga n'inyamaswa, ndetse iyi nkuru twayise indwara mu ishyamba ry'amayobera. Byaje kugenda biterera, ndetse dukomeje gushimira buri muntu wese wamaze gukanda subscribe n'ugiye kuyikora muri uyu mwanya. Ishyamba yari riherereye kure y'umujyi wa Kigali, havugwaga inkuru y'inyamaswa. Iyi nkuru yitwa indwara mu ishyamba ry'amayobera. None muri iri shyamba avugaga inkuru y'inyamaswa itarigeze iboneka ahandi. Avugaga ko yari nini, ndetse yari imeze nk'ingwe, ifite amenyo manini nk'ay'ibyuma, amaso yayo yarakaga nk'umuriro w'ijoro. Abaturage bayitaga igisimba cy'igicucu. Umunsi umwe rero byaje kugenda ute. Umunsi umwe umusore witwaga Kamanzi wari uzwiho kugira ubutwari no kudatinya, yarahagurutsa ajya muri iryo shyamba. Yari afite umuheto n'imyambi ku mugongo, amaso yuzuye icyizere, ariko umutima utera cyane. Yajyaga guhiga gusa, yari yarajyanye n'icyemezo cyo kurinda umuryango we n'abaturanyi be bari bamaze igihe batinya kujya gushaka ingwe cyangwa kuragira. Byaje kugenda uterero nanone, ishyamba ryari rituje bidasanzwe. Ubutaka, ibitaka n'ibisakuza byose byumvikana. Uko nanone uko yagendaga byumva. Umwuka wari uremereye nk'aho ari ikintu kimurikiye iryo shyamba. Mu kanya gato yumvise urusaku rudasanzwe, nk'inkuba ivugira mu biti. Yarahindukiye gahoro gahoro, maze abonamo cya gisimba cyari gihagaze hejuru y'igiti cyaguye. Umubiri wacyo munini, uruhu rwacyo rwirabura rumurika, amenyo yacyo agaragara nk'ashaka kumurya ako kanya. Kamanzi aratangaye arumirwa, ubwoba buramutaha buramwica, umutima we wenda gusimbuka, ariko ntiyasubiye inyuma. Yibutse amagambo ya se, papa we yamubwiraga buri gihe. Yaramwigishije ati, wari utagira ubwoba, ahubwo indwara ntuharanira gutsinda ubwoba bwe. Igisimba yarasakuje cyane kigira ngo kimutere amenyo. Kamanzi yarihuse cyane, afata umuheto, ashyira umwambi, arangije ararasa, ariko umwambi uranyerera ku ruhu rukomeye rw'icyo gisimba. Icyo gisimba cyararakaye cyane kubera ko bari bakirasije. Cyaramuteye kiruka, kimusanganira kirukanka ngo kimurye. Ubutaka buranyeganyega. Kamanzi yarirutse, asimbuka ibiti, agenda atera udusaruto, anyura mu byatsi birebire. Igihe cyose yari azi ko kwiruka bitari igisubizo. Yagombaga gukoresha ubwenge, si imbaraga gusa. Nuko ageze ahantu hari igishanga cyimbitse. Yibuka ko aho hantu amatungo menshi yajyaga agwamo, kubera ko ubutaka bwaho bwapfundikiraga, ndetse hari amazi menshi yishe inyuma y'igiti kinini. Nuko Kamanzi arangije aragenda yitsimba inyuma y'igiti kinini cyane kigari, arangije ategereza cya gisimba. Uko yari abyiteze, cyaje kiruka cyane gifite umujinya mwinshi gishaka kumurya. Kamanzi yikubise mu gituza, arangije arasohoka, aragisakuriza, arangije araciyereka. Ndetse nanone uko cyazaga kirukanka, yazaga yegera ku ruhande gake gake. Igisimba cyaramukurikiye, gihita cyinjira mu gishanga, kiranyerera, kirarigita, kigwa mu mazi yuzuye ibyondo. Nawe unyuma cyagerageje gusohoka, ariko uko cyakubitaga amaboko niko cyarushagaho kwibira. Kamanzi yakomeje kugihiga.
Kamanzi yumviriye arangije arazahagarara hejuru yacyo areba uko kigenda kimanuka mu gishanga. Yumvise impuhwe ziza mu mutima we, yari yagiye kurinda ndetse yumviye ko icyari cyamujyanye ari ukurinda abaturage be ndetse n'umuryango we, ikintu kitari cyamujyanye katari ukwica. None yegereye gahoro, fata umugozi yari atwaye awujugunya ku giti kinini, awugeza hafi y'icyo gisimba. Ibyo bitangaje, cya gisimba cyafashe ku mugozi, Kamanzi akurura gahoro gahoro kugeza ubwo kivuye. Bombi bararebanye mu maso, nta kurakara, nta guterana ubwoba cyangwa gushaka kuryana. Amaso y'icyo gisimba ntiyongeraga kwaka nk'umuriro, yari atuje. Kuva uwo munsi cya gisimba nticyongeye gutera abantu. Abaturage batangajwe nuko Kamanzi atari indwara gusa kubera imbaraga, ahubwo kubera umutima. Ishyamba ryasubiye mu ituze, abantu basubira mu gushaka inkwi no kuragira. Kamanzi yigishije bose ko ubutwari nyabwo si ugutsinda umwanzi wawe, ahubwo ni ugutsinda umutima wawe wuzuye umujinya n'ubwoba. Nuko inkuru y'indwara mu ishyamba y'amayobera iba icyamamare, ivugwa mu miryango no mu mashuri, yigishwa ko ndetse yigisha ko niyo wahura n'icyo utinya kurusha ibindi byose, ubwenge n'impuhwe bishobora gutsinda imbaraga zose. Ese iyi nkuru iratwigisha iki? Iyi nkuru indwara mu ishyamba ry'amayobera itwigisha ibintu byinshi by'ingenzi mu buzima. Ubutwari si ukutagira ubwoba. Kamanzi yaratinye ariko ntiyahise asubira inyuma. Bitwigisha ko ubwoba ari bisanzwe, ariko icy'ingenzi ari ukumenya kubunesha. None indwari nyayo nuharanira gukora icyiza niyo yaba afite ubwoba. None ubwenge buruta imbaraga. Ubwo igisimba cyari gikomeye, Kamanzi yakoresheje ubwenge aho gukoresha imbaraga gusa. Bitwigisha ko mu buzima gutekereza neza mbere yo gukora bidufasha gutsinda ibibazo bikomeye. None impuhwe ziruta inzika. Ushoboraga kureka cya gisimba kigapfa, ariko yahisemo kugifasha. Bitwigisha ko impuhwe zubaka amahoro, kandi urwango rutuma ibibazo byiyongera. Kurinda abandi ni inshingano. Kamanzi yagiye kwigaragaza, ahubwo yari yaragiye kurinda umuryango n'abaturanyi. Ibi bitwigisha ko umuntu mwiza atekereza ku bandi, ntabwo agomba gutekereza ku nyungu ze gusa. None umujinya ntukemura ibibazo. Igisimba cyarwanaga gifite umujinya, ariko amaherezo ituze nibyo ryazanye amahoro mu buzima. Ituze n'ubwitonzi bituma tubona ibisubizo birambye. Umwanzuro w'iyi nkuru rero, iyi nkuru iratwigisha ko ubutwari nyabwo ni ugutsinda ubwoba, gukoresha ubwenge no kugira umutima w'impuhwe. Bakunda cyane cyane iyo bagezagaho iyi nkuru ya Kamanzi ni Fabi. Duhereza subscribe no like kuri iyi video, unayidusharingira ya magurupu urimo, kugira ngo iyi channel yacu ikwirakwira ahantu hose cyane, ko itanga ibintu by'ubwenge. Abakunda cyane cyane, ndagushimiye umaze kuduhereza subscribe na like, nawe wabiduhaye. Imana ibaduhere umugisha cyawe.